ni Mandela 5 TV show. Uyu munsi twakiriye umutumirwa, watangira wibwira abagukurikiye. Murakoze cyane. Amazina ni Jonathan Mandela. Yego. Yeah. Amakuru ni meza. Umeze neza? Tumeze neza kabisa. Na amahoro. Yego. Yes. Rero tukwakiriye hano, turashaka kugira ngo utuganirize ku rugendo rwawe rw'ibijyanye n'ubucuranzi. Aha byaje bite? Ndibuka neza ko nabitangiye numvaga mbikunda. Ariko ndafite uburyo nshobora guhita mbitangira nkabyiga. Nakundaga kujya kureba abacuranzi barimo gucuranga. Numva ndabikunze pe. Nyuma nza gufata umwanzuro wo kuba nabyiga kubera ko numvaga mbikunze cyane. None watangiye ryari nyirizina, kuko uragaragara ko ukiri muto n'ubundi? Watangiye ryari? Natangiye, navuga ko natangiye kuba nakwiga. Nshobora kuba naratangiye mbese kubikora, kubijyamo neza nko muri navuga ko ari muri corona, kubera ko mbere nabijyagamo bitewe n'ishuri ugasanga ntabwo mbigiyemo neza. Najya mu kigo nagaruka ngasanga byinshi narabyibagiwe, ugasanga nyine ntabwo bimeze neza. Bishatse kuvuga ngo muri 2020 ubwo nibwo watangiye gucuranga? Yego, nibwo natangiye kubyiga neza. Kubyiga neza? Neza. Ucuranga rero, reka tuvuge ngo kuko hari abandi bana ubu ngubu bafite inzozi zo kuzavamo bacuranzi. Mbega mu bijyanye n'urwo rugendo wari urimo utangira, mbega byaragukomereye cyangwa byabaye ibintu byoroshye kuri wowe? Urakoze cyane. Uri gutangira of course biba bikomeye. Biba bikomeye kubona wenda hari igihe abenshi nyine biba bigoye, biba bisaba ngo ube ufite umuntu ushobora kubigufashamo. Yego, ukwigisha. Uwo muntu rero ni uguha foundation, ni uguha umurongo. Ariko navuga ko twagize amahirwe mashya yo kutabona abahita batwigisha. Twarishakishirizaga, ukareba, ukajya kuri piano ukareba umucuranzi ibyo arimo gukora, kumvura bikeneye, ugasanga umwe yakwigisha ejo ukajya gushaka undi. Ntabwo waba ufite umuntu mbese uri permanent urimo kukwigisha nyine umwuga neza. Uvuga uti yagiye kunyigisha. Yes. Kugeraho ku rwego nyine ubasha gucuranga neza indirimbo zose. Yego. Bishatse kuvuga ngo umuririmbyi ubu mu buryo bwo aribwo bwose ashobora kuza, wagira gute wamucurangira? Namucurangira kandi neza. Yego. Tugaruke noneho ku byerekeranye n'urwo rugendo. Nk'ubu umaze gucuranga nko mu makanisa angahe? Icyo kibazo kigoye. Ntabwo nayabarara. Ntabwo nayabara, gusa ntabwo ari menshi, ariko nyine arahari tu. Utangira mu ikanisa rya mbere ucurangira abantu, rimwe na rimwe utaranabisobanukirwa neza, byari byifashe bite? Byari bigoye kabisa mu buryo. Icyo gihe ndibuka ko hari igihe twatangiriye ko hari ukuntu watangiraga wenda nko ku bana batoya, muri kwiga nko gucurangira nka korali, ariko nabo bakarimba amajwi menshi ukabura ibyo ufata. Iyo ni imbogamizi. noneho ubu utaratangira kumva neza mbese.
ku buryo ushobora bashobora kuririmba wenda mu ijwi rimwe ugasanga uri nko gucurangira mu rindi taransiporo ugasanga bayitaye. Byari bikomeye ariko nyuma gahoro gahoro uko ugenda umenyera utangira kugenda ubyumva nyine tu kunyera natangiriye ku bana bato mbaveho bampa korali y'abamama gahoro nyine tu bigenda biza ariko ntabwo byari byoroshye. Ni ibintu byari bikomeye ugitangira ntabwo biba byoroshye tu. Hari abaguca intege bakakubwira ati ibi ntabwo ari ibyawe, ariko nawe kubera ko wumva ubikunze bikuri ku mutima ugakomeza ugashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo uharanire icyo urimo gushaka mbese. Ndumva biba ari urugendo rutoroshye. Ni urugendo rutoroshye. Bishobora kuba byaragufashe nk'amezi 2-3 kugira ngo byibura utangire kubyiyumvamo gucuranga kuko urumva hari umuntu ukubwira ati ngewe nafashe amezi angahe kugira ngo mbimenye, wowe byagutwaye amezi angahe? Ubwo se ntabwo bavuga ngo uhita ubimenya ubwo ngubwo. Umuziki ntabwo urangira. Yego, ubwo bishatse ko turacyakomeje kwiga, hari ibindi byinshi tugomba kwiga kubera ko turacyari mu ishuri. Reka twinjire cyane ku bijyanye n'amanota. Hari ukuntu usanga umuntu ashobora guhera ku nota rimwe acuranga yose ukabona rwose ayafiteho nusi. Ese wadutandukanyiriza gute kuba wamenya gucurangira mu nota rimwe ukajya ukoresha amatranspose no kuba wacuranga amanota yose? Mbega ibyo wabitandukanya gute? Kwiga amanota yose ni byiza. Urumva ni nk'aho biri somehow developed, biri hejuru yo kuvuga ngo wenda wige note imwe ukoresha transpose mbese. Biba byiza nyine wize. Ariko se buriya noneho wize note imwe ariko ukaba ushoboye yani cyangwa se ukagerageza kuyimemoriza cyane, kuyikoraho n'ibindi bintu byinshi bidasanzwe, nabyo ni byiza. Byo hari icyo byaba bitwaye. Nabyo ni byiza, birafasha. Kubera ko urumva nk'abantu benshi bacuranga cyangwa bayiga gucuranga, hari ukuntu ujya kumva ukabona umuntu araturuka nka hariya senti yose arayicuranga, ariko ukabona hari n'undi ucurangira ahantu hamwe tajya mu manota menshi atandukanye akabikora neza. Aha urumva ibyo ntacyo biba bitwaye. Nabyo ntacyo biba bitwaye. Ubundi mbese ushobora gukora icyo wumva ko ushoboye. Niba ari ugucurangira muri note imwe ariko ukayiga neza ukayimenya, cyagufasha. Kandi niba wabyiga byose nabyo ukabimenya n'andi mahirwe, nabyo biba bimeze neza kabisa. Nishatse kuvuga ngo wize na note imwe ntacyo bitwaye. Ni nkako nabivuga, ariko n'ufite ubushobozi bwo kuba yayamenya yose nabyo ni byiza. Ni byiza kurushaho. None se ubu niki wabwira abantu bagukurikiye, abana bafite cyangwa se biyumvamo iyo mpano, wababwira iki? Bagende babikunde, niba yumva ko bimuri ku mutima abishyire muri practical, agenda byige. Ashaka umuntu nyine ushobora kuba ufitemo experience amwigisha nyine tu. Amwigisha umuntu ubikunze, ariko ntabikore kubera ko undi muntu yabikoze ngo nawe yumve ko agomba kujya kubikora, ariko atarabyiyumvishemo wenyine. Kubera ko ni benshi babijyamo batabikunze kubera ko undi muntu yabigiyemo, ugasanga biramunaniye abitaye inzira. Bisaba rero kubikunda cyane no kwiga. Yego, ubu nk'umuntu rero ushaka kwiga gucuranga, aramutse abigusabye wamufasha iki? Aramutse abinsabye kumwigisha cyangwa se n'umwana, ubwo nyine twakora nyine nta kibazo byakunda. Ntago uba uteganya kuvuga ngo wenda uraza gushyiraho n'agashuri kigisha abo bana ibintu nk'ibyo ku buryo agashuri wapi kabisa. Ntabwo turagera mu rwego rwo gushinga ishuri.
gusa nituhagera nabyo tuzabikora kuko yenda impamvu mba mbikubajije gutya hari abantu benshi cyangwa se abana benshi baba babyiyumvamo bakavuga se ariko akabura aho ashobora guhera. Hari ababyeyi benshi bashobora kuba baba bahari bavuga bati ariko natwe abana bacu twatangira kubatoza bagatangira gucuranga, ugasanga ariko biko bishatse kuvuga ngo wabikenera wowe yaguhamagara nta kibazo, ubundi rero ukaba watangira kumufasha. Ariko si ukuvuga ngo yenda byibura ibyo nshoboye nshobora kubimuheza bikamugeza ku bindi. Yego, yani bishatse kuvuga ngo wowe noneho ntabwo urimo gutekereza kumva ko yenda wafata nk'ahantu ukafata abantu ukabigisha, ariko uwakwegera ushobora kumufasha. Nshobora kumufasha kabisa. Okay, ibyo nshoboye ebana nshobora kumufasha. Ni byiza cyane. Yego. Ikindi kibazo nakubaza, nk'ubu wigishije umuntu, yego, wamara kumwigisha akakurusha gucuranga, ntiwakumva ugizemo akabazo? Wapi kabisa. Umunyeshuri mwiza ni umwiga akagera mu rwego rwiza n'aho ashobora kurenga umwarimu. N'aho ashobora kurenga umwarimu. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe ku ruhande rwawe, kuko bijya biboneka mu bandi, ugasanga nyine yayigishije umuntu amurenzeho, bibaho cyane kabisa. Wagize akabazo. Aba ari byiza buriya bitera umuntu wigishije ishema nyine, akumva ko yakoze ibintu byiza. Ntabwo ari yumva ko ari ibindi bintu bigize. Ntabwo nyine iyo ahita yumva ko nyine niba umunyeshuri we yaramurushije ngo ko ari ikintu kibi, ntabwo aba ari kibi, ahubwo kiramumotiva akumva ari proud ya wa munyeshuri we. Rero hari inkuru zimaze iminsi zisakiritinga buhoro buhoro, ukumva ngo wenda barabacuranzi bari ahantu barenze umwe, noneho mu gihe bari muri icyo gikorwa cyangwa se umwe yari arimo gucuranga, wajya kubona ukabona igihe yenda asohotse nko mu rusengero cyangwa agiye ahandi agasiga kubisemo n'igikode, wababwira iki n'ubuhe butumwa waha abantu bameze nk'abo? Ni ukubabwira gukizwa. Mu buryo burambuye. Ibyo bikorwa n'umuntu wenda ufite ishari, udafite umutima mwiza kundi mucuranzi. Niho usanga yaje akaboroka piano. Niba koko for example uri umucuranzi utazi kuyiborokora bikakugora kugira ngo agusebye. Ubwo rero ikintu ntababwira, bagira imitima myiza, bakundane. Ibyo bintu kubera ko ntago umuntu ukishije gukora mbese usenga ntabwo ari byiza gukora icyo kintu. Ubwo urumva ko uwo muntu aba atarakizwa. Mbega ni ukuvuga ngo hari indi ndangagaciro ya gikristo aba adafite. Okay. So babireke biyumve n'abari kudukurikirana baze kubireka. Afite iyo mitima yo kwimana amapiyano, si amapiyano gusa, kuboroka piyano cyane cyane ntabwo ari byiza. Ariko reka mbaza akabazo. Ntabwo ari byiza kubera ko bigaragaza umuco mubi, kandi iyo turi mu rusengero tuba tugomba gukora ibintu bizima bihesha Imana icyubahiro. Yego. Okay, yenda ikindi kibazo nabaza gatoya, uri umucuranzi nk'uko uri umucuranzi, bishatse kuvuga ngo koko piano iyo ariyo yose ubwoko bwo aribwo bwose wahabwa ubu wayicuranga? Biraterwa, ariko biraterwa na piano nyine tu. Hari izo ushobora gukora, izo yandi wamenyereye wayicuranga. Wayicuranga, ariko n'izindi ushobora kuzicuranga, n'izindi wazicuranga, ariko ugapfa kuba amaporogaramu buriya ntabwo batandukanye. Ziba zirarutana, ziba zifite capacity zitandukanye, ariko ushobora kuyicuranga. Setting porogaramu ziriya zitandukanye z'iki byose okay, ntabwo zitandukanye kuri hariho ama-challenge agenda abaho. Hari igihe ugera nko ku gapiano ukabona karagucanze,
ndibuka hari igihe kimwe ahantu nari ngiye gucuranga i Bugande yani mu Bagande nsanga agapiyano gato byatari nsanga nta mabiti meza gafitemo karimo amabiti ni nka soneri zo muri telefone karancanze kabisa aho yenda se washoboraga gusanga yenda karimo ubuhanga bundi burenze kugira ngo uvumbure ibyo bindi wabivumbura ariko yenda bitewe n'uburyo kagaragara n'iki byose ukaba washakira n'ubibone. Yes, okay, nabyo birashoboka. Ubwo naragerageje kubibona nyuma ndakamenyera nyine waje kukugira. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero dukureho urujijo, hari n'igihe baba batayiburutse ahubwo ugatekereza ko bayiburutse cyangwa amaniyake bitewe n'uko utayimenyeye. Ntabwo wenda ayo makuru ntabwo icyo kibazo ntabwo waba wakimbajije utakizi. Hari abacuranzi nyine bafite iyo mico, niyo mpamvu wabimbajije kubera ko urabizi. Rero abafite imico yo kugira amashari hari umwenzi ariko simuvuze nawe yimenye ahindura iyo mico. Yakoze ikintu nyine kitari cyiza ejo bundi kuri Pentecost. Ntabwo ari byiza nyine kubivuga byose ariko nawe ni aho ari agira umutima ahinduke mbese. Yabikoreye undi mucuranzi biramubabaza kandi umuntu yabikoreye ni inyangamugayo ndamuzi kabisa. Gusa nyine bisubireho cyane, nabo bantu bisubireho birumvikana. Okay, ni changamoto buriya muri buri kazi kose harimo changamoto zigenda ziboneka nyine. Aha ni amahoro masa rero ngaho gubwa neza. Asante. Sawa.